iyo rero umukobwa w'isugi avuye amaraso akenshi no kubera yuko aba afite akugara kakarangabusugi imen gakomeye. Nanone ashobora gukora imibonano mpuzabitsina bwa mbere afashwe ku ngufu cyangwa se ahatiwe kuyikora ukuntu, icyo gihe ashobora kuva amaraso. Ariko nk'undi mugore wese nanone umukobwa ashobora kuva amaraso niba wenda afite udusebe, niba afite ikindi kintu asanzwe arwaye ku gitsina, hari igihe nabyo bishobora gutuma ava amaraso. Ariko biranashoboka ko agiye gukora imibonano mpuzabitsina bwa mbere agahita yikorana n'umugabo ufite igitsina gisa naho ari kinini, nabwo gishobora kwinjira gihata bikaba byatuma ashobora kuva amaraso. Ni nayo mpamvu igihe mugiye kwikora bwa mbere n'umukobwa w'isugi biba bisaba kugenda buhoro witonze, kugira ngo umenye niba biri gukunda koko neza nta kibazo gihari, cyangwa se niba ububabare afite ari ububabare nyabubabare, umenye ngo igikorwa gikwiriye kuba cyahagarara, cyangwa se niba ahubwo bimunejereje, kuko nanone ushobora kuva amaraso buri gihe ntabwo bivuga ko wababaye.